Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye guha tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore mwite utsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukabonera ku gihe amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byakozwe, ukagenda ubonera ku gihe biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose rero kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe. Nabonye hari abantu benshi bakunda kumunyandikira bakambwira ese biriya bintu postinga kuki tutajya tubibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe iyo maze kugishyiraho ahita abona notification akakireba, kandi ibyo ari ibyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko amaze gukanda subscribe, ndakeka ko ikintu cyose ngiye kujya nshyiraho ugiye kujya uhita ukibonera ku gihe. Bibutsa ko ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0789 355 16 ukatubwira akarere ushaka, ukatubwira itariki ushaka, ukatubwira isaha ushaka, tukagufasha kubona kode. Iyo umaze gushaka kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora, katwangira nko kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha tukajya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ufite bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha kuno gihe ubonekaho ku munsi. Rero utwandikira kuri 0789 355 tukabigufashamo. Uri mu mujyi wa Kigali rero tuba twanakwigana umunsi umwe, umunsi ukurikiye ukaba wagenda ugakora ukaba wanatsinda, ariko ho biba bisaba kujya twigane turi kumwe. Rero twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu, ndakeka ko mwamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo huye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bino bintu bikunze kubaho niba wari utwaye ikinyabiziga kikagupfiraho ntabwo waterura ikamyo. Rero birashoboka ko iyo ufite kino cyapa kiburira ugishyira mu ntera runaka kugira ngo ibindi binyabiziga biza bigusanga bimenye ko bigomba kwitonda, bimenye ko hari icyago, bagabanye umuvuduko. Ese kino cyapa ugishyira mu ntera ingana iki uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Aravuga ngo muri metero 5, bega ngo muri metero 25, sega ngo muri metero 45, deka ngo muri metero 100. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe? Bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cyukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni B. Kino cyapa buriya gishyirwa muri metero 25, ariko hari igihe uri kugenda nko mu mihanda ukabona icyo cyapa bakegereje nk'ikinyabiziga. Rero ariko kiba kigomba gushyirwa muri metero 25. Nujya ubibona ujye umenya ko bakoze amakosa. Ndakeka ko abantu benshi mwari mwahisemo ko ari muri metero 5, ariko bari muri metero 25 uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Mwibutsa ko kode ziri koneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya cyane. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ugaragaza iki? Araba ngo ahanyurwa n'amagare na volomoteri, bega ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo barashatse kuvuga ngo ntabwo ari ikiso cy'ukuri, B ntabwo ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C
ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Ese iriya mirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nkwibutsa ko uyu munsi urakunda kubazamo ibibazo byinshi, ni ingenzi ko wajya mu kizamu maze kugikosora. Ndakeka ko wamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cy'ukuri nta kindi ni se, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi neza hariya iriya mirongo iteganye, ubundi bavuze ngo mirongo ibiri irateganye, niba nanditse inyuguti ya ha ni mirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Birumvikana ni hariya hanyurwa n'abanyamaguru. Mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni muri zebra cross. Urabona ko iriya mirongo nayo ibihagaze, nuriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri urombereje hagati mu muhanda nawo buhagaze, bivuze ko biba biteganye. Nicyo bishatse kuvuga. Hariya rero hanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa hariya mu ndimi z'amahanga mwita muri zebra cross, niho bari kuvuga. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo ubutamwicaza ku ntebe y'imbere. Ese iyo harimo indi myanya ko bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe mw'imyaka baduhaye? Araba ngo imyaka 10, beka ngo imyaka 12, seka ngo imyaka 7, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ibintu bya nta giso cy'ukuri kirimo ntabwo nojya kubivugaho. Iyo uvuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashaka ngo ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Niba uri mushya nkeka ko ubimenye, n'ikibazo cyose uzabibonaho uzamenye ko ari cyo bashatse kuvuga. Hano baba bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo rero baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite hejuru y'imyaka 12, kuva ku myaka 12 kuzamura, ntabwo aba yemerewe kwicara ku izira ntebe z'imbere yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba ariho. Mu mujyi njya mbona ababyeyi benshi bajyanye abana ku ishuri babyubahirije, ukabona babashyize mu ntebe z'inyuma. Nibyo nuko badafite imyaka 12 kuzamura. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho yaba mu nsisiro, yaba mu mijyi, yaba mu mihanda. Ukabona umuntu yavuye kuri moto ye ku pikipiki ye ari kuyisunika. Ese mu gihe yayivuyeho ari kuyisunika uba ugomba kumufata nk'iki? Aravuga ngo umunyamaguru. Kavuga ati kubera ari kugendesha amaguru buriya nawe ni umunyamaguru. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, nubwo ikinyabiziga cyapfuye ariko wenda aracyari umuyobozi w'ikinyabiziga. Sega ngo umugenzi, cyangwa afata nk'umugenzi. Ndega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ukamufata nk'umunyamaguru ariko w'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ariko hano kuri D bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashaka ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri umunyamaguru, na B ikaba ari igiso cy'ukuri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Nubwo ikinyabiziga cyaba cyamupfiriyeho ntabwo bivuze ko kategori ye atakifite. Uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko runze guhitamo B, ndakeka ko runze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga ariko kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara rero? Aravuga ngo amatara kamenabihu, B ngo amatara yo gusubira inyuma, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri amatara kamenabihu, na B ikaba ari igiso cy'ukuri amatara yo gusubira inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri,
B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ese wari uhisemo A? Ni igisubizo cy'ukuri ariko nujya mu kizamu ugahitamo A bazaguha 0. Nuhitamo B ni igisubizo cy'ukuri ariko bazaguha 0. Ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ko ntiwavuga ko kimwe ari igisubizo cy'ukuri ngo ikindi ukireke. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko rero byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu. Kirabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino bagiye kutubwira ukaba wabona tuno tugarurumuri tw'iki kinyabiziga kiri kukumurika. A araba ngo metero 100, B ngo metero 150, C ikatubwira ngo iki? C ikatubwira ngo metero 200, D ikatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B muri metero 150. Ndakeka ko uramutse uhitamo B. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndakeka ko niramuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero B. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Ari ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mbega ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C ngo inyuma ahegera inguni y'iburyo. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu benshi bari bahisemo A inyuma hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Kino kibazo rero abantu bakunda kucyitiranya bakacyitiranya na kiriya kivuga ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwaho. Itara ndanganyuma rishyirwa hafi y'ibumoso, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ariko kwa kino kibazo rino tara bakoresha kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Niba akweretse ko ashaka kudepasa kugira ngo mwereke ko wabibonye ko ashaka kudepasa, ryo ntabwo rishyirwa hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Riba rigomba gushyirwa hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Rero nibaramuka bakiguhaye none bashyizemo ngicyo kivuga ngo hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, uzahite cyo ugikora. Ariko hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko uramutse uhitamo D. Ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame uzakora uzahita ugikora. Urabona ko nari nabishyizeho inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga nicyo kiba kigomba kuba igisubizo cy'ukuri kwa kino kibazo batubajije. Nta nubwo nari nzi ko nabishyizeho. Niba ubonye ko bino bintu ari byiza byo kujya mbashyiraho igisubizo cy'ukuri mu gihe nta gisubizo cy'ukuri kiriho, ubyandike muri komenti, nzajya mbikunda kubikora kugira ngo musobanukirwe biruseho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kibaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Ese ucibwa ku muhanda kugira ugaragaza iki? Arangwa inkombe mpimbano z'umuhanda. Mbega ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini. C ngo ahanyura abayobozi b'amagare. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko maze kugihitamo.
ndakeka ko wari umaze kuyandika ku rupapuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni a. Kugira ngo igaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda, iriya mirongo yera idacagaguye ibiri impande iba igaragaza inkombe mpimbano z'umuhanda, inkombe cyangwa impera. Ndakeka ko muri kubyumva neza. Niba bavuze inkombe y'ikiyaga ni ahantu ikiyaga kigarukiye, ndakeka ko muri guhita mubyumva. Ndakeka ko wari umaze guhitamo rero a, ndakeka ko wari umaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Hano ijambo abagenzi bakoresheje ntabwo ari kuvuga abanyamaguru, ahubwo ari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. Babibona gute? Araba ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, mbega ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, sega ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ese byakagombye kuba ibisubizo by'ukuri ni ibihe? Murabizi ubu ngubu hongeye kujya mvuga nta giso cy'ukuri kirimo, mpite mbereka n'ibisubizo by'ukuri byakagombye kuba iby'ukuri. Ikintu ubusabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo twigane, dukosore ikizami ariko duse nk'abari kwiga, twige ku bintu byinshi, tubone ibibazo byinshi bitandukanye, dukosore ikizami kimwe tube tubonye nko ku bibazo nka 30 cyangwa 40. Ubundi babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Hano ariko bari bavuze ngo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, kandi bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera, ariko hano bari batubwiye ngo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. Urabona ko birabusanye. Ariko kino kibazo bazongera bakikubaze, noneho bashyireho bino bisubizo nagushyiriyeho hano. Uzahitaho uhitamo C ivuga ko A na B bizaba ari ibisubizo by'ukuri. Bazaba baguhaye ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, uzahita uhitamo rero C kuko bino byombi bizaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko wari guhitamo D, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Murabisazo bikunda kugaruka, niyo mpamvu nje kubakosora kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ese ni ibinyabiziga bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6? Arangwa ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, bino binyabiziga tugendamo. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, mbibuza ko toni ni urugero rw'uburemere. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Hari igihe bakiguhaye bagashyiraho ngo rimwe mu mwaka, uzahita utamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Hano ariko kubera bavuze mu mezi 6, ibisubizo byose nibyo. Nkwibutsa ko kode ziri koneka waba rose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788 935 1626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga nawe ukoresha iyo nimero tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Hari abantu bategereza kugira ngo amanze ajye gukora ngo natsindwa azabone kuza ngo tumwigishe, kandi tuba twamwigisha ku giciro cyo hasi cyane. Wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwari cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditso bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Aravuga ngo mu mezi 2, beka ngo mu kwezi kumwe, sega ngo mu minsi 15, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ibyo biba bigomba gukorwa mu gihe kingana gute? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko nababwiye ko ahantu bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo nzajya mbamabwira ikisubizo cya nyacyo,
ko bavuze nta giso cy'ukuri kirimo, cyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Biba bigomba gukorwa mu gihe cy'iminsi 8. Niba guha kino kibazo noneho bashyizemo mu minsi 8, uzahitamo ko ari mu minsi 8, ariko hano nta minsi 8 bashyizemo. Niyo mpamvu duhisemo ko hano igiso cy'ukuri cyanya cyari D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wowe waramuzwe guhitamo D, ndakeka waramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12, kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Araho ngo ntacyo gihindura. Mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo batwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kucyitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Kino kimenyetso gihindura iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ntacyo gihindura uretse gusa kukubwira ko ugomba kuhaca witonze. Ntacyo gihindura ku mabwiriza agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo A. Ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizame cyawe urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukeneye kujya ubona byinshi n'amasomo ngenda ashyiraho, nabira nkunda kuba ndi gupostinga ukanda subscribe gusa, nicyo ubusabwa. Hasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Arango kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Mbega avuga ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Sekavuga ngo iki? Sekavuga ngo emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba kwemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Sikunda kuba ari nka za ambulance cyangwa na zira modoka zindi z'imbangukiragutabara. Rero ugomba kwiyemerera mu gihe uri kubona imbere nta cyago gihari, ukabona imbere ntago ari mu koni, ukabona imbere hari kugaragara neza, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho. Ndakeka ko namuzwe hitamo C rero. Ndakeka ko namuzwe yandika ku papuro. Ndakeka ko nimutangira gutwara muzajya mubyubahiriza. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aranga umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mbega ngo vuza ihoni ukomeze. Sega ngo gabanya nurangiza ukomeze witonze, ubwo no kugabanya umuvuduko. Deka avuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ugomba gukora iki mu gihe ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambukiranya umuhanda afite ino nkoni yera y'abatabona? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikintu mugomba gukora ni kimwe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niba ari umuyobozi atari kureba, kuvuza ihoni nta kintu byamara, kugabanya umuvuduko nta kintu byamara. Ikintu ugomba gukora ni ugufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, akamanza akambuka, yamara kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko namuzwe guhitamo rero A. Ndakeka ko namuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aranga gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. Mbega ngo gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Sega ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. Deka ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo, itangiye kuvamo. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Itegereze neza mwa bino bisubizo 4 baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Uba ugomba gukora iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze, ko yatangiye kuva aho zagenewe guhagararwamo. Birashoboka ko
ushobora kumuteza ibyago. Ikintu uba ugomba gukora ugabanya umuvuduko, warangiza ukayireka ikamanza igakomeza kuko iba yatangiye kuva aho yagenewe guhagararwamo, ahasigaye nawe ukabona gukomeza. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero B, ndakeka ko uramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyakije itara ry'umuhondo rimyatsa, arangwa mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kidashoboye kugenda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo, ibinyabiziga ndakumirwa harimo za ambulance n'izindi modoka. Sega ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, dega ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko wamaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika wa papuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ikintu ugomba kugora ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugiye mu kizami ubonye baguhaye ibisubizo bine. Mw'ibyo bisubizo bine ukabona harimo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba guhagarara. Ntabwo nkubwiye ko 100% bari ibisubizo by'ukuri, ariko nka 90% iyo ugihisemo kibagira igiso cy'ukuri, kuko ukuntu wirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa ugahagarara. Ubwo rero mu bisubizo bine baguhaye mugira uko nta kindi wizeyemo 100%, guhitamo kugabanya umuvuduko, guhitamo kuhagarara bikunda ko ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko uramutse kwandika ku papuro. Murabizi dukosora ikizami ngenda mukubwira n'ukuntu watsinda bitakugoye. Ikibazo cya 17 kikakubaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda ucagaguye uvuga ko umuyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Mu gihe byagenze ute? Arango agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, ubwo no kudepasa. Biga ngo gukatira ibumoso, se ngo guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Hano ari igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, murabizi uriya murongo ucagaguye, iyo ucagaguye uba wadepasa, wakatira ibumoso cyangwa uba wanahindura icyerekezo ugahita wenda ukata ugasubira inyuma. Ndakeka ko uramutse guhitamo D, ndakeka ko uramutse kuyandika gapapuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Bibavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Hari abantu benshi nabonye babyitiranya, iyo bavuze inzira nyabagendwa no kuvuga ngo umuhanda. Rero kino gice cy'inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo igice cy'umuhanda kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi ifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye uba waturuka kure ukagira ngo ni umurongo umwe, ariko bari imirongo 2 isa nk'iyegeranye cyane, nibyo bita ngo imirongo irabangikanye. Rero gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Kiba ari iki? Arangwa inzira y'abanyamaguru, mbega ngo agahanda k'amagare. Sega ngo A na B byose ni ukuri, inzira y'abanyamaguru cyangwa agahanda k'amagare, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, agahanda k'amagare. Ushobora kwibaza se no kubera iki amagare aba afite agahanda kayo, moto ntigire uduhanda twayo? Hari umuntu wigeze kuyimbaza. Iyo bavuze ngo umuhanda ufite agahanda k'amagare ni uko amagare atagira moteri. Buriya niyo mpamvu amagare agenda ukwayo. Moto zo ziba zifite moteri, niyo mpamvu ubona ziri kugenda hamwe n'imodoka. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, agahanda k'amagare. Ndakeka ko nutwe yandika ku
gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuhavugiriza amahoni. Rero ahantu bibujijwe ko kuba wahavugiriza amahoni hari ibyapa bahashyira. Ese ibyo byapa biteye ku buhe buryo? Hari ibisubizo bine baduhaye. Arangwa ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Sega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ariko mbibutsa ko nabakoreye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Sura kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo nujya ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Bakivuga ngo ibyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza amahoni, urahita urebera mu byapa bibuza. Ese ibyapa bibuza biteye ku buhe buryo? Biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Hano kuba batavuze kwa buriya muzenguruko ariko bakavuga ngo ishusho ni uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, nabyo kirabyujuje. Niyo mpamvu duhisemo C. Wararebye iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ntabwo bibazo nk'ibi byajya bikunanira. Niyo mpamvu ari ingenzi kwasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nugiye kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ariko hari ikindi kiri kukugora, ucyandika muri comment, ukibuka gukanda subscribe. Iyo umaze gukanda subscribe, ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko muzi guhitamo C, ndakeka no kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo icyapa kivuga. Ese kino cyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo uvuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa ariko na ruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu. Kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Arangwa ifungana ry'umuhanda iburyo. Mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Sega ngo akayira gato. Dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi iki ko hari icyago. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko kuba warafunganye imbere hari uruhande rwabiteje. Ese wowe turi gukusurana kino kizame uri kubona ari ibumoso hateje ifungana cyangwa ni iburyo? Birumvikana ni ibumoso. Niyo mpamvu bavuze ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda, ariko hehe? Ibumoso. Duhisemo B. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye kujya ubona ikintu cyose nshyizeho n'ano amasomo kino kizame, kiriya kibazo nkunda gupostinga, nabonye abantu benshi banambwira ngo ntabwo akunda kubibona, kandi mba nabishyizeho, ariko umuntu wakanze subscribe ahita abibona. Ujya aho hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda kubw'inyungu zawe, ukanda subscribe najya mbishyiraho ukagira uhita ubibonera ku gihe. Noneho wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Wagiramo ikibazo ukambaza kugusobanurira, serivisi iba ari ubuntu. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufasha kubona kode mu karere ushaka, itariki ushaka, isaha ushaka. Ukeneye noneho kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo, ariko uri hafi gukora, jya urakosora kino kizami kiri gukorwa, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza.